Ma, nashughulika kumagara. Mama we, kumesema. Mama ndabizi. Mama sikuhorera ngo mbwira papa ubundi atuye kwahambishe mbwira mana abona ko mama bayici muri mubiki uzima nakubimbwiye neza nakunsobanurira neza mama winsiga ubutsigende koko mama usigende mama nakumbwiye Rose mama ati utugende ndabigenza ute koko mama ndabigenza ute mbabarongera mbwira amagambo ya nyuma mama mbwira ndapfuye mama aragiye mana abantu nzabica wagira ngo namubura gutya Rose sinzireke mama ntabwo namubura uko mama sigende mama Nahamagara muganga. Jose hamagara muganga napfuye we. Sinago nazitwara njyenyine nawe harahaza. Ese wambwiye ngo tuze ubundi se wagendaga mu biki? Okay, ngakira voma rero dore turabizi. Uravoma. Njyewe ndatwara gato. Siwagenduka. Uravoma. Tugomba gufashanya gateze kuko tugomba kwendana singo voma. Kundana sibiki urabona iki kijerekani bavuze ngo tuze. Voma naye ndagutwaza. Ibi bintu ntabwo banzino kama kwa mbanze guteza hano. Nawe yindi bayivoma kandi ikaba yibura amazi abari kujyamo ndivomera iyanjye si wabonye gute ako twe dukumbuye ku mugezi wowe uzi guhinda ubundi dore ranabireka bikijyanamo cyane saba kumbuye kuvoma ubiruka gajyana kera cyane tukiri abana yewe byerekeza abakozi bo mu rugo none twarakuze Iyo tugomba kuza tukavoma natwe tukareba abakozi bacanye bavomera. Urayiterura. Okay, nari ndagukunda. Nawe ushire hiyawe. Batwara yase cyangwa twirike yuzu. Iruzu. Ushaka yuzu. Tugomba gutara make ntabwo nageze nandi bwagutwaza. Bro, urayitwara ntabwo nageze.
nakubwiraga ni kutaga kigali cyane mama narakintu cyane kabashaka ari sporting ibintu byose oya wakaza kuzakwisabira kandi kagutuka ko rero maze kuvunika kandi byose no kuba mukoro ibyo ripoti niyo ugakora njye nabirenze ubona ko nabirenze hano mu rugo ubundi wabirenze kwigira mu cyaro mazi ibyo mu cyaro kumara kijya mu cyaro uri kubona amazi urabona uzabikora erega hano ni mu rugo amazi abantu baranze twabanye kera rero abana twabanye bakara abana batoya reba nk'icyo kigoro uri gukoraga nyine turavunika no kuba yuko bavunitse ariko baragukoresha nyine niyo mugomba gukoresha kwigagaza imana igihe n'akandi imbaraga ngo muri icyo kigo nirangira numva nambaraga mfite ariko ntabwo najya mu bana wowe uzagura amabana kuba tutagangaye se hano mu rugo amazi n'ubundi ninjya mu rugo ntabwo mu rugo mama yakora ndi kumureberera imbere kuyashaka ubwacu bwiza nyine reba nyine kubyo reba mbere tukibana na Puresi na Queen ntabwo ataraza nyine twatwemereye neza tujya tugahaga ariko kuvaho ni kutayaziye nta muntu ufite kugira ngo ukene ikibazo ubonye ibiryo kuba yavugiye amagambo ibikorwa biriya byose rero mwana buriya ubuzima bwose bugomba kuba hari ubuzima bwiza bugomba kuba ariko n'ubuvuzi buvura bwacu rero yarabaye ikibazo mu wenda mu mirire hakaba ikibazo mu mikorere yacu tujya dukora akazi kacu twakiriye nyine tumenye igiti cyacu nyine kukiboneza nose bro uburyo ubuzima bwagenda bukareba n'ibyo twabwira rero mwana buriya bintu barimo mbwira kujya mu cyaro ntabwo najya mbara abantu twarabanye kuva kera bakiri abana kumva rero ngo ntabwo kujya mu cyaro ungagenda kure sha nawe mbatereranye ndetse ubwo nawe mbabereye ibiryo uko bizaba biko tubirya uko biri mane ni nk'abavandimwe ndetse nubwo ko yaraje ariko none n'undi twarakonsomaga ibyo twajugunyaga byinshi tukabijugunya ariko ngenda mbona ko ubwo yazanye management mu rugo mani y'imirire shaka n'ubona ahubwo wenda uriya ikintu utaburi kumva nyine tumane se ubona wungukira he tuvugisha ukuri n'ubundi ndaryangaga kandi igipfukire namaze kukimenyereza mani kubona uri yaraje biriya bikagenda kuri igipfukire cyamaze kurezita nyine ubwo ibyo kibonye n'ibyo nyine tu ikibonye bike kirarya kikanyurwa kuko sinzi impamvu yongeye ntabwo najya mu cyaro gukora nese ntagenda kubera imirire se kumva uzi kurya bwatuma njya mu cyaro mani nese n'ubundi mu rugo naryaga ibijumba mani byarenga byo kunywa ikijumba bagateka nimugoroba n'ubundi hano rero mu nyubako ngo yaraye ndakarya karaye ategereza hasi niyo narya nabi nariye konga mu gitondo nari bro cha bro wowe ntabwo uri kubyumva ntabwo uzi ukuntu waje umeze none ukaba usigariye ku mutsendagaza ndebera nawe ukuntu waje umeze waje ubyibushye mbere ni kiza karahagera bari kubyibushye twese akora ukuntu usigaye ungana nibe nanjye byibuze tu rero numva ngashaka gukora siporo ahubwo njyewe mbona ni cyarankoresheje siporo ntacyo yagukoresheje siporo cyo mayizo ni siporo ni gym bro ngaho reba mu minsi y'imbere ukuntu urabungana rero mani uzabwakira ubuzima bwayo ubuzima ngomba kubwakira payo ntabwo byoroshye gusa mani nyine sibyo umuntu aba agomba kureba ahantu yumviye nyine kuko byanye na ko ubuzima bwaba ubu byose uzaguma ahantu kugera ni nko mu rugo n'ubundi none inyungu yawe ni iyi byanye no kuba gukora nyine abantu bafamiye nyine ko nakorera data n'amahoro ugakwiramo gupfira ngo nese ko no mu rugo byose ari nko gukorera mu rugo kandi byo muri rero baravuga ngo umuntu mutakuranye mwete ntabwo bazawuhembera nega bro jya umenya yuko ukuze rero kene no gushaka umugore kuko nawe tuzahora gutema muri wowe irahagije pe nzajya mu cyaro minge cyangwa se ni madamu yemera guhinga ngenga aruka i Kigali wenda ariko naramuzanye ariko bitiswe yuko abana basezere nabi rwose sinzi nubwo inama wangira wowe bro nakubwira iki nyine tudere no bwatsi burarangiye yego kuba nikarabira aho ujye kuzana uburenga ntugatekereza neza amanza ntabwo usanga niba turi imbwa nta kintu mariye wigendeye nta kibazo ukabikora gukora kandi kazi nta kantu uvuze ubundi uruhande nibyo noneho n'amata ntakiboneka nicyo kintu cyo gisigaye kinama no kuba ndwara bwaki ni amata yabuze nta mukobwa wese turi n'ikizaga yatwara yose nta na duce umuntu abona two kunywa
simba nkubwira mani gize wakungukiye naho hawe uzi ko inyana ziturusha ko kunywa amata mani kandi zitahera ariko tuzaherana ariko mani kanavuze ni ayo ubwenge wacu n'ubundi byose ni kimwe ariko ntago naho aha nzahanamba ariko nari mwamazi nyama bishaka abantu ubwenge mani tukinywa amazi yabaye naye ngasigira ubwenge kabisa bono bwatsi tukabimazemo marimo n'ubundi burangiremo cyane ngombwa ngiye kwikarabira amazi ubu turiko tugatatuje ko dushaka ubundi n'undi amasaha cyane oya ngiye gukaraba suwise ujye ukaraba bayira n'ibyo amazi gukaraba gihe ntacyo genda nese oroshe ko ataruhuka anemera nako ariko tebuka bite ntabwo mugomba kuranga ntabwo wantanga ariko uri umusazi wowe ntabwo wantanga kumva uyu mugezi ntabwo ari uwanjye bite byawe uyu mugezi ni uwanjye muri mubi marekera uri mu bice rw'akema nijya ugomba kuba ariko wowe uri mu bice mani nta n'imari ufite wowe nta kintu nikati ariko se ngaha kiwe tekina paye we ni wowe wagiye kanzemba kinisha kanahemba hembe ubwo gihe hemba cyacyo cyawe akira utware naribi nakangaka gatanu karahageje sana manuka tugende mukomeze mukomeze kino yewe ndakusweye we mugeza mwaraje habaye iki hasoni mabuja niki cyabazanya mabaje ariko twa tuvuye kwahera tugira ngo ukuntu bimeze nk'ibikunyira nk'ibihwini mugaruke hano mwangegeramo sindi iki kiba cyaje hano kumara iki niko baje hano kumara iki wowe kutabahanga baje kumara iki mabaje abayinaje kudutera story ako bino biwerewere by'abakozi ubundi byabaye bite ubundi mufite ibikoma mu mutwe cyangwa huzuyemo ingunguru y'amabyi mu mitwe yawe ngo bwatsubire kuvuga byose bigaramye aho ngaho kiba kiretse nk'ubu nkawe n'ikiboko kibi ntukajya uza kuntera iseseme ngo waravunitse urumva ntabwo nguhemba izi nka zanjye zirinda zimera gutya muri mu makarito oya ntabwo mba nabazaniye umufuka wa kawunga n'uw'ibigori n'uw'ibishyimbo ntabwo mba mwanunzwe izi nka ntabwo muri kuntu zimeze urandebera ubu naje kare ndabitegereza ndumva numiwe niko wangegeraho umva nawe agashinze nzongere kubona inka zanjye zimeze gutya muzambona ntabwo tuzongera umva amezi 3 yose arashira musangira ubwatsi nijye byahira ubwatsi bwiza kandi butari ahantu abantu banywa murumva mujye mu bigori mwahira ubwatsi bwiza bataneyemo ndingaze ku ubwatsi bwo mu mazi ariko mbega ingunzu z'abashumba we ubwatsi ni bwiza mabuja umva ngombe mbabwire kiracyana mbonye hakiza kubagomesha kigatuma inka zanjye zitamera neza niko nyabo komera nta nubwo nabasuhuje nje akomoje arakuntu zigeze zisa neza no gubuza udutugera nawe sinzongere kubona kiracyana kuko njyewe mbahemba yanjye inka z'abana banjye zigomba kubaho neza mubya y'amazi yabuze uramwe namwe rata mumeze neza we disi ziba ziri kundeba n'ubwuzu rega nuko urukundo rwacu rega no gubutubwira nawe mwazihaye amazi se zanyoye rwose ntabwo zihaze cyane kandi ubwatsi niwo tukiva kwahira no ntabwo zihaze mugabanye ibyo mabujareka kugeno wa mufuka w'ibigori warashize warashize ariko mu kanya bagiye kuzana undi nese kawunga ntikirimo
mwariye mwagaze none mukajya mu makarita asigaye gacyama umva nkubwire muko umva wankorogoshokewe ntukazajya unkinisha nje ntazagusakura agahanga ntukajya unkinishiriza inka z'abana abana banjye bagomba kubaho neza n'inka zanjye zikabaho neza urumva ubwo ngubwo turabyumvikanye umva ye mukobwa yakoze ibyansi ibyo byoza neza utazagira abaturage utera indwara kuko mu kanya baraza kujyana amata kandi nongera kubabonaho iki kintu ni ukuri ntabwo tuzongera ariko ntabwo birangiriye aha ntabwo tuzongera ni ukuri ntabwo birangiriye aha n'ubundi ku kwezi nzagenda nkuraho 5 ngende mukajya munyinisha ni ukuri ugire umva nawe wa muhungu w'ibigofero ko n'ibyo bigofero ni n'agasuzuguro nta soni gira vuba fata ubwatsi ukomeze uzihana zirazo hirya yego mabuja umva warunkazi ubundi ni nkawe mukuru ahangaha nimba nasigiye ibyahangaha ko mbonye harimo amajerekani 2 gusa urabona zino nka ziruhirwa n'amajerekani 2 gusa twavomye dupana zikaye genda uzana amajerekani 9 niko nkutegetse ntaga kaboko kubajya ugira muri kuko mabuja ntaga kaboko nona gake mbabare sori nako ntagenze bikorera ese urwo ruboko rwawe rurandeba ninjye akubwiye ngo ujya gukindagurika wakinantukaga ujya gukonyoka ibyo byarandebaga kurya ntabwo nundwa umva ntabwo nundwa none se kujya urwo ruboko rwawe wirunkira imbere inka zanjye nizo ziri imbere urabyumva kigira amajerekani 50 kambe ndeba ahubwo nimba nifite ikibazo byiza meze neza yewe nta neza mwandangiye akazi ko mu rugo ko numva meze nabi ndi kugenda mpiga akazi nakabuze ese mumbaye mucake akazi ko mu rugo ababyeyi banjye barapfuye nashinge nta rugero nta n'uwo kuba mfite rwose nimumbabarire mundangira akazi umukobwa nkawe wakora akazi ko mu rugo ni ukuri ntago ko nambonye nkoropa tubarete ziwanyu ni ukuri kw'Imana mwijo ntazikora umuntu wabaye ubuse turamushaka ke kazi ko nta n'umuntu nzi cyane nta muntu nzi ushaka umukozi mumbabarire ndarushye Yesu turutse he munabare mu cyaro dore mvuye iriya za Mutara nanu nabaga kwa nyogokuru banyirukanye ko nyine byanshakisha cabaho ni munabare ni mukazi se wenda nanjye se mabuzo kuri akazi nabanzi bose se nakuranga ke kazi ko mundeba ndebere mubaze hose una naho kurara meze umukobwa muko ushire sister wanje akunda abantu basi ndiko yagufasha wenda yakoranya nakandi kazi katarako mu rugo urakoze nana kajumba ko guhekenya mwamba ko n'umuntu ugerayo Inesi ugenda watanya nyine wabantumye nyine banyihutisha umukozi aba yaragiye ewana bari danje mezete nyine byagoranye byata muranywa amata ryari nyine nanjye niyo mpamvu ndi kwihuta umukozi yaratashye ubu ngubu ninjye usigaye ubikora shasa abakozi ko bananiranye nanjye nuko ibintu ni danje abakozi b'iyi minsi ibisazi gusa abakozi b'iyi minsi umva mwiriwe Aciwe ntabwo ari mwiriwe ni mwaramutse cyane biba byazambye waramutse umeze uteze akira nawe
none se ko mwatinze kuza gufata amata we byanze subize ko nta bakozi dufite tuba twabyukiye mu tundi turimo ahubwo sumva we ngo mushaka harya umukozi ariko umukozi reka mbanze mbaha amata ubundi mbase mubwire wabonye ukuntu wa muke wa ruguru yaraye kurusha umugore we ari umugabo nawe ni ibisazi nk'abakozi b'iyi minsi papa yabyutse arasanga ngo bari gupfikishisha ngo yisemeze ngo kuko umugabo yabonye SMS y'umugore w'undi mugabo yamwandikiye abagabo b'iyi minsi nabo sinzi ukuntu basigaye bameze bituma mumugaza da uzi gukubita umugore ukamugira kuriya kubera SMS yamukubishe byatari ariko babajyanye niba bagarutse ntabwo mbizi ni ibintu bitazoroha wallahi bwirire vuba nawe ntabwo ari yarangiza ra namubi yaranyimitana ariko rero namwe ubundi njyahigiyemo mbona mudakwiye kugira umukozi urabona biriya bintu ntajya mbyifasha nkabishobora mwese murahari ahubwo nambe ngiye bwo turaza wansiga se nani hari ibintu nshaka ko ducira inka ntabwo wansiga nakugiriwe vuba yawe nari nayateguye reka nyaguhe areke kugusiga gira vuba tugende dore nawe mwakire ngaho mwiriwe umva muzambwire ejo bundi nanjye hari umuntu uri gushaka akazi nzabarangira umukozi ariko nta kibazo wawe dukoreye kabisa urabona akazi kaba katwishe cyane sawa ngaho mwirirwe Queen, bite? Ase bro, ubundi bite byawe? Uzi sani sangaye. Se ko watinze bro, urimo bare wansize muri iki kizu cyenyine, uswa njye nawe tubamo twenyine. Ase wati sinagusohora ikintu cyane ndi. None se bite? Urinde ko tutakumenye. Witwa Nikita. Witwa Nikita? Mu rugo ni za Nyagatare. Mbese plante Nikita no wahehe ko nta muntu. Cyane nyine duhuye ko none. Mbese ko wazanye umushyitsi utambwiye kutari wabibwiye. Nande wabimbwiye. sisi. Subizi. Ntabwo yenza n'umushyitsi utabizi hano mu rugo. Akuzwe umeze. Sha umukobwa nabonaga babaje cyane. Dore umuhanda n'agashaka ziko mu rugo. Ibaza umukobwa wambaye neza nkuko. Gashaka ziko mu rugo. Bite. Ndamubwiye ati kamujyane mu rugo nyine sister wanjye y'umutima mwiza ashobora kuba yakurangira akazi cyangwa guha akazi. Wabaye oya no nago twebwe baturutse ngo bari karonge n'amaguru none yaraniwe cyane ese ko mbona utangiye kurira bigenze gute ubaye iki no wirira mama kurira nese wawe twineze Lense bimeze bite uko mwana abandi wote mwana abandi nda papa yarapfuye bazonye biri kumurira nanyuko kuri twabanaga mu mutero no wirira Nikita wirira sibyo ngacaca kumbwire niteguye kukumva sibyo maze bese tutundara mwisha Fretse tubigenze gute cyangwa ndumva nyine n'umukobwa twamufasha ibibazo byamubayeho natwe ibyo byatubaye nukuri sibyo natwe turi imfubyi sibyo nukuri kwimba
mukore nkawikorera no oya tubereho kugira ngo tugufashe sibyo humura basi yazana akajya dufasha imirimo tukamufata nk'umuvandimwe oya prince sibyo kucyumva ko twakora natwe dufite amaboko sibyo twamufasha turaba tumufashije mu gihe atarabona aho kujya sibyo kandi no kuri ugomba kumufata nka mushiki wawe sibyo nawe suziko ni papa na mama badusize suza ubuzima tubayeho ndabizi gusa nyine Nikita sibyo ni ukuri karibu sibyo kandi koze cyane mana nonyoboye abantu bakoze mana urakoze mana urakoze ntabwo nzi ko nahura n'abantu mu gihe ufite umutima nkawe oya ni ukuri Nikita natwe uri mukuru wacu sibyo uzagira ikibazo nyine tuguhaye ikaze no mu rugo rwacu umva mwembwira byinshi niba mufite n'uturya mu mpime zitatu ni myinshi pe tujya kumurebera ibintu tujya kumureba twigende